Okay, abanyarwandakazi nongeye kubasura nshuti bakunze bacu mudema kudukurikira umunsi ku munsi by'umwihariko demo cyane ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye nuko bwinshi aho yagiye atandukanye. Nizere ko umeze neza nawe bitameze neza ukomeza kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Yes, nibisanzwe rero turagutse muri sport update amakuru menshi anabagenda avuga mu makipe agiye atandukanye by'umwihariko none cyangwa se katugiye kurikira mu ikipe ya APR irimo kubarizwa hariya muri Dar es Salaam hariya muri Tanzania mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Mbabwira ko ku munsi w'ejo ikipe ya APR yaje kuba yakina n'umukino wa mbere ikina n'ikipe ya Bumamuru hariya mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ikipe ya APR iza no kwitwara neza, iza kuba yayitsinda ibitego bibiri byose kubusa, ibitego bya Shechi Bruno Watara ndetse na Rutezamu William Togwi baje kuba batsindira ikipe ya APR ikaba yaje kuba yabona amanota atatu ya mbere hariya mu irushanwa, cyangwa se n'umukino wa mbere ikipe ya APR kuba kinariya mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Batangiye Kagame Cup batsinda, urumva ko ari motivation ikomeye cyane, ari ibyishimo ku bakunzi ba APR ndetse n'abakinyi muri rusange. Ese niki cyatumye ikipe APR iza kuba yitwara neza kuri umukino wa mbere wo mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup ikaza kuba yatsinda ikipe ya Bumamuru ibitego bibiri byose kubusa? Kandi na Bumamuru ni ikipe yagaragaje ko ari ikipe ikomeye cyane, ni ikipe yafataga baro igaherekanya mu buryo bukomeye cyane, ku buryo Bumamuru yagaragaje ko nayo ari ikipe itoroshe muri tsinda ikipe ya APR ije kuba yaheramo. Mbibutsa ko undi mukino wabaga muri tsinda ikipe ya Murandege yakinaga n'ikipe ya KMC, byaje kurangira KMC Murandege ibitego bitatu byose kuri bibiri. Ubwo urumva ko umukino ukurikira ikipe ya APR iraza gukina na Murandege, n'umukino uraza kuba utoroshe cyane kubera ko ikipe ya Murandege iraza kuba ishaka amanota 3 n'ikipe ya APR nayo ishaka amanota 3 kugira ngo ikomeze kuzamuka ifite amanota yuzuye imeze neza amwitsinda. APR ni ikipe ikomeye cyane hariya muri imikino ya Sekafa Kagame Cup, dore ko ariyo kipe irimo guhabwa amahirwe yo kwegukana irushanwa rya Sekafa Kagame Cup 2025. Ikipe ya APR mwabonye ko yari ifite n'abafana bahariya muri Dar es Salaam bayifanaga bari kumwe n'umufana ukomeye cyane Serupongo hariya bagendaga bafana ikipe ya APR. Ese niki cyatumye ikipe y'Nyamukanagira mu kibuga kikarasa imitutu iza kwivugana ikipe ya Bumamuru, dore ko byari byatangiye umutoza atishimira amasaha yo gukina hariya, dore ko hari ubushuye bukomeye cyane. Mwaribonye ikipe APR ntago yagendaga mu cya mbere, mwabonye ko abitwa ba Jibunishe Watara baje ko banatangaza muri press conference bavuze ko batakinye uko babyifuza cyangwa se batagenaga uko babishaka bitewe n'ubushuye bwa hariya, ndetse ko n'ikibuga hariya cyaje kuba cyababangamira biteye ubwoba bitewe n'amasaha irema ko yari imeze, bigakubitiramo n'ikibuga kitaje kuba cyababanye cyangwa se ikibuga kitameze neza batamenyereye, baje kuba bakina uko batabishaka. Yes, mbibutsa ko undi mukino wa Murandege ndetse na APR we uzaba ku isaha 9. Icyo ni ikintu abakunze ba APR baje kwishimira, bavuga ko n'ikipe ya Murandege ukurikije nama kipe ari mwirushanwa nago ikipe ya Murandege ikomeye cyane ugeranyije ku buryo ishobora kuba yazigagara imbere ikipe ya APR ikaza kuba yayikoraho amanota 3. Noneho izo mbogamizi abakunze ba APR ndetse n'umutoza muri rusange ziraba zahavuye, ari cyo kibuga kibi baraza kugihindura ndetse n'amasaha baraza kuba bayahindura, dore ko byageze no mu gice cya kabiri cy'umukino abafana cyangwa se abakinnyi ba APR bagiye muri vestiaire bashakira godiyo ziberanye n'ikibuga cyangwa se godiyo ziberanye n'igihe barimo gukiniramo kugira ngo baze kuba batera match imeze neza cyangwa se baze kuba bakomeza gukina umukino umeze neza cyane. Uwitwa Memeri Dawo yaje kuba man of the match nkuko ubibona muri screenshot yawe, ni man of the match w'umukino. Yaje kuba yitwara neza ndetse yaje kuba yanatanga ama assist, yagiye akorerwaho amakosa menshi cyane. Memeri Dawo yabaye umukinnyi mwiza, rero niwe waje kuba witwara neza. Ni ibintu byaje kuba byashimisha abakunzi ba APR by'umwihariko ku mukinnyi wari ugiye mu kibuga bwa mbere cyangwa se umukinnyi wari ukinye umukino we wa mbere mu ikipe ya APR. Ndavuga naho ni Bugingo Hakim waje gukina kuri gatatu, na yagiye mu mwanya wa Niyomugabo Jean Claude uri mu ikipe y'igihugu, yaje kuba yanatera ku nziza cyane ayihereza Shechi Bruno Watara aza kuba yatsinda igitego. Iki ni igitego cyaje gutsindwa na Watara ku ikosa ryarikorewe na Memeri Dawo. Uwitwa Bugingo Hakim yahise afata baro ayitereka mu izamu, uwitwa Jibril Watara yakojejeho akaguru baro ita ijya mu rushundura, igitego cya mbere kiba kirabaye.
Yes, reka bashimire mwodama kudukurikiyeho kandi kuri buto ya subscribe nagushimiye cyane nawe utarikana nicyo gihe nje mwari kubona twa Pacifique ugenda ubagezaho sport updates ziba zigiye zitandukanye makipe agiye atandukanye amukomeza kugira byiza n'abakunda cyane Imana ibarinde reka tuzasubire ku munsi w'ejo ciao ciao.